hari Yego. umusaza wanyunze Udahari. abigenje atyo. udahari harabe yagakunsubiza amvare ubwo rero yasubiza ati bibaho n'ibindi bibaho ashobora gukemura ikibazo cyatakwigiriye cyangwa akakigoreka atakwegereye cyane ubwo rero wamaze iki wamaze ashobora no gukuroga nta contact cyane mugize rwose kuko mu nguni z'amazu akenshi ku mazu yahumanijwe niho ibyo bita negative energy babiri byitegeka yego negative noneho ingoma n'umutagara byirukana ibintu negative kubivibra noneho twebwe rero ingoma ikikora guhamagara urakubita gutya urabona ukubise n'akabuye mu mazi erega uko bigenda ni gutya yego za mvumba z'amazi ya mivumba y'amazi Ye. ukuntu igenda ikura uruziga ruba runini ye no ku ngoma rero kubise ingoma uko isamira bisamira mu nzu yanjye bikagira aho bigeza yego bigangahura imyakura yanjye ariko ikubiswe neza Yego. ikubiswe nabi bigushyira ku mutagara ugatanga ubutaraga Yego. iyo ugiye muri lokesitasiyo nziza akajagari kakofoni iyo igukorera iki irakugangahura ikagukesha urabyumva noneho iyo tuvuga umutagara rero ubwo ngubwo tuvuga muri ibi ngibi ni ukuvuga ngo muri ibi ngibi bijyanye n'umutagara wo mu isanzu ngo wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ni vibration ni vibration vibration ni fréquence yego twebwe kuri ino si turi kuri vibration hasi ya fréquence ntoya uko rero turi kuri fréquence ntoya tuba turi kure cyane ikintu cyitwa urukundo yego uko tuzamuka mu kwiga twaje ku isi twagira imyumvire niko tuzamuka mu kumenya iki urukundo yego mu yandi magambo niyo turi ku mutagara wa gatatu dufite urukundo ruke dufite n'ubwoba bwinshi kuko ikintu cy'urukundo ni ubwoba ubwo niba dufite urukundo ruke tugira ubwoba bwinshi niyo mpamvu turi mu isi y'iterabwoba abantu bakishije abandi ubwoba gusa ubu ngubu ndabizi uravuga uti umugore wanjye ndamuha iki nta mafaranga nasize utu ubukode bararangiye yego uti imyenda yabize gutya minervari batangiye iremye ku buryo isi turimo abatwigaruriye batuziritse ku bwoba ku buryo bahora kugira ngo bajyane ushaka turi igisobanuro cy'umutagara wo hasi turimo wa gatatu tuzi ibisenzi iki rwose uri tubisenze iki akantu kose karatuje nuko batwigaruriye babikuze bayiremye batumanitse ahantu ejo utazava upfa yewe ugatinya cyangwa gupfa usonza icya mbere cyangwa ukene ntuzamenya amakuru ya nyuma yo gupfa yego n'ubu nariho uzabaho utariho uri ufite Yego. ubwoba ko gupfa uyobora mu bwiri bw'u Rwanda bw'irege bame ngo abahora bavoma ibyaha batagira ikibatuye abatagira ikibatuye ni abanegative bahora bavoma ibyaha kumaramo akabara bufite yego urumva noneho ubwo twavuga rero iby'iyo mitagara uko umuntu ashobora kuzamuka mu kumenya ukuri noneho no gushyira ubwoba mu yandi magambo ubwo ntaba akiri ku mutagara wo hasi abagiye muri frequency zo hejuru yego iyo tuvuga hejuru ubwo tuba tujyanye hasi kuzamuka yego kuko nta rindi jambo dufite yo kuva yo gukura yego tuvuga ko umuntu akura ava hasi ajya hejuru nta rindi jambo dufite kuko ubwo ruba tuvuga ijuru nk'uko abandi bavuga ijuru bakumva ni hejuru iyo niko turi kuvuga kuba n'ibyo tuvuga tuva kuzamuka twaje kwiga urukundo twaje kwiga ukuri kugira ngo tutakaze ubwoba tuzamuka mu rukundo no mu byishimo yego ubwo rero tuba twitwa kuzamuka kandi bazamuka bitwa kujya hejuru ni uko ururimi rukoze asansiyo yo kuzamuka noneho twebwe umutagara wo hasi umutagara usumbyeho n'undi usumbyeho n'undi usumbyeho n'undi usumbyeho kugeza ku mutagara kugira ngo nawe karindwi ntabwo nari ukeneye kwambara umubiri iyo uri mu masomo y'ukuntu wararangije uhindutse ibare gusa rifite ubwenge ryuzuye nibwo wenda byari bajya bavuga ngo abantu babaye nk'abamarayika mbese cyangwa bagize divine essence urumva ubwo rero nituvuga umutagara nituvuga kuzamuka bumve ubwo buryo bwa vibration ntabwo ari ukujya mu bicu bumve uburyo bwa vibration aya magambo tuvuga ubu nayo ni nk'ingoma nziza zitanga umutagara iyo uyumva iyo atanga ubutaraga ariko nanone agahamanya nawe iyo ahamanije nawe uyumva nyine nk'abantu benshi barabizi ibi ngibi ni igituma wowe wongeye kongera gufungura iyi radiyo n'ejo wayifunguye nuko wumvise niri kuzamura
sibyo Oya. wowe utari kuzamura abatwumva baranabivuga bose barabivuga bose burya uba uzamuka ku mutagara hari aho kuri frequency mwadukuye hari aho mutugiye bara uri mu gutsinda ubwoba wazambe gutsinda ubwoba no kuzamura urukundo kuko buri ngare twavuze ngo twaje kwiga ikintu rero ni ikintu kimwe gusa urukundo kimwe cyonyine iyo upfuye utajya kuri refu ugakomeza aho rugeze ni kwiga urukundo ururangije ntiyongera kuza guheka n'amabuye yitwa umubiri ubuse yabaza gukora iki ubu duhetse amabuye za minorongo ni ibintu bihetse amabuye duhetse amabuye ntabwo njya guheka n'amabuye ubaho mu mwuzuro noneho w'ibare wa muri bwa buzima bita kirisitike bamwe na bamwe ari bwo kugera mu bumana mu yandi magambo nta kigutangira wuzura hose ukwira hose ugera hose uzi byose wumvikana n'Imana ikurimo yego Imana uri aho ahubwo uriyo itari mu hirya y'ahandi urumva iyi hose kuko kuri twe nta mwanya iyo wagiye mu butaro nta mwanya ni jyewe ubu nta mwanya nta gihe nta wundi nta handi nibyo noneho ubwo sinzi yasubijwe icyo twavuga yasubijwe kwizamuka ku mutagara twe wese uvuga ngo ni imyumvire naho ugeze muri vibration no kwakira vibration ntabwo ari ngo ni ugusingira Imana ihagaze hariya ngo niyo wasingiriye kuko uri ku mutagara wenda kuri esikariye 10 wageze ku mutagara wa 10 udayibonye yego ugenda ushobora kuba Imana muri magambo kandi ari Imana turi ugenda ushobora kuba Imana ni nk'uko urutare rushobora kuba ruri mu butaka noneho ukajya uza umuyaga uko ugenda usesaho itaka rugenda rugaragara noneho isuri uko igenda ikuraho ibiki n'ibiki hagazasigara urutare rwayo ukagira ngo urutare rwarakuze nyamara ari kwanganyaho bya bindi byose ari ukwiyuka naho ngaho bumva urwo rugero yego arakoze cyane ubwo yacyumvise niba wacyumvise ariko ntiwacyumvise kuko erega ni n'Imana turi si ukuvuga ko ntabyumva kandi no kutabyumva nabyo nta n'ikibazo kirimo sinagomba ko bituvuga yego wese abyumva cyabyemera yego jya wemera ibyo ushobora ako wumvise kagasasangira ubwo niho itaka niho rihuhiye nawe urihushya nta kibazo yego mbibutse ko iki kiganiro ejo muzakibona kuri YouTube channel yacu equipe technique barimo kubikora mu buryo bwo kubifata amashusho arimo gufatwa ku buryo ejo kuri YouTube channel yacu muzagisangaho aba bagabo muhora muvuga muti ni bande muzababona mugenzi wacu rero mwene Imana wari wabajije iki kibazo ngira ngo arumva ko asubijwe kandi ubwo abasubijwe kimwe n'abandi benshi ntugire ngo niwe wenyine kuko abanyarwanda baravuga ngo iyi nyota izishokera zose hanyuma rero tujye ku ngingo y'uyu munsi uyu munsi turavuga ku kindi kintu gishya ariko nanone gityaye rwose gikuza ubumenyi bwacu icyo ni ikintu agira ngo nyirishema afashe niba navuga ngo ashoze umuntu afite umushyitsi wacu two tumukunde ubwa kabiri yaje n'ejo yatwari kumwe yego noneho nyuma y'ibyo wa mushyitsi wacu wavuye mu Burayi wa mudamu witwa wa Jambo yego ubutumwa tuzaniye ngaha twarabonye twarabutanze twanatunejeje kandi benshi barabushimye koko ni muri icyo gihe niyo tumukunda yagize ubutumwa bumeze nkabwo ahubwo aba yaraje icyo gihe aba yaje muri icyo gihe ariko twabaga twatanze gahunda z'ibiganiro tuzatanga yego ariko twifuza ko hagati aho tumaze kuza no tubyerekeje iruhande byitwa twabasezeranije noneho yaza yego akaduha ubutumwa yabonye ejo twadondojeho gato wamugana ngo kudondoje yasinzana n'ibyo jambo bazeriye bari kwa ngende numva barivuga noneho ibyo byitwa bivuga igiti rurabo rumuri igiti rurabo igiti rurabo rumuri rwabana rurabyo hari urabyo ababivuga navuze kurabya uraba biraba kurabya yego igiti igiti rurabo urumuri ngaho sasarura twumvire iyo nteruro ndabona bafite n'ingengabihe banzi birajyanyemo cyangwa no kuyigendanira
wa cyumbe Mm. yewe yakinyeretse abantu birefere kuri cya kindi cyari ku rwibutso ejo bundi bakibona igiti cyari kirurabo nyine rw'urumuri yego 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 abantu kugira ngo muri Kigali baracyumva no muri beka arena naho bari bagishyize yego abajyaga kugira ngo abantu bacyumve batagira ngo ni abajyaga kuvuga kuri pulpit niba ari pulpit niba ari podium ku ruhimbi babonaga ibintu byari bihari noneho rero icyo giti urabyo rumuri wacyumva nk'ibindi bintu uwagishyizeho n'uwagihimbye ni umuntu umurikiwe nk'uko ibintu bijya bigenda ni nk'uwashyize ingasire 21 muri wenda y'u Rwanda ni nk'uwashyize agaseke mu kirango cy'u Rwanda ni nk'uwayoboye byose mu nganji z'ubwira niba aricyo kintu bagomba koko kiriya giti ntabwo kizanye uwagishyizeho ni umuntu umurikiwe cyane ku buryo noneho n'igisobanuro cyo kubona kuri cyo ari bwo abashumbye u Rwanda muri bwisanzure bagize ngo dore mu butumwa uribuka ko nabibabwiyeho kuko inzibutso zose twandikishije muri UNESCO bafite urwo rumuri nanone ruva ku rwibutso ku buryo ushobora kurubonera kure rugera mu kirere kure ariko kure icyo gihe zari zacaho numva icyo kiri igiti kikaba kiri n'ururabyo cyangwa kigaragara kiri n'urumuri yego ngaho rero nk'uko mwari mubiteruriyeho bene irage bene imana bari kutwumva ntibagire ngo ni ikindi twihimbiye oya ni icyo giti nk'uko ingabo ya rubanda yari bigarutseho cyari kiri hariya ku gisozi sinzi nimba ariho naho cyari kihari ariko jye icyo nabonye cyari kiri muri bike arena yego ubwo rero turanaheraho dusubiza ikibazo kibazwaga kuri televiziyo y'igihugu ejo bundi cyahise bari kuri 21 z'uku kwezi bari mu kiganiro kigaruka kuko kuntu umunsi wo gutangira icyunamo kuri ino nshuro ya 30 u Rwanda n'inshuti zacu zaje kudufata mu mugongo twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 icyo kibazo cyarabazaga giti ese igiti cy'inganzamarumbo gisobanuye iki icyo kibazo cyari kiriho bakibaza ubwo rero baranahera ko nabo babonereho n'igisubizo ubwo ni amata yabyaye amavuta noneho se wenda mbaza njyewe icyo giti ubutumwa gifite nuko wakibonye nuko ari uko wakibwiwe wakeretswe haba mu nzozi cyangwa mu kwerekwa ubutumwa bwawe bushingiye ku ki ubutumwa bwanjye bushingiye kuko nakibonye uki n'amaso yawe kuko nakibonye ndamurikirwa ibisobanuro biraza ibintu bikomeye cyane ubwo rero nk'uko bisanzwe uko icyunamo cy'uyu mwaka gitangira inshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uko bisanzwe bitangira abanyarwanda n'inshuti zacu bari baje kudufata mu mugongo baturutse mu mpande enye z'isi bagiye hariya ku rwibutso ku gisozi bagiye ku rwibutso ku gisozi nk'uko bisanzwe bunamira imibiri ihari bahashyira indabo barangije kuhashyira indabo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda na madamu barongera badukongereza rwa rumuri rw'icyizere ubwo bahise bakomeza baza hano hariya i Remera baza hari i Remera muri iriya nzu nshyashya y'imikino ya bike arena ubwo niho umunsi niho bakomereje ibiganiro bitangira gahunda zo gutangiza icyunamo kuri ino nshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi icyo giti rero icyo giti rurabo rumuri jewe uwo munsi ntabwo nari nagiye guterana n'abandi uko bisanzwe mu biganiro jewe nari ndi mu rugo maze shyira kuri televiziyo y'u Rwanda kuko niho nashaka gukurikiranira umunsi uko utangiye
noneho nkihashyira hita mbona uriya muteguro nyine ariwo icyo giti rurabo rumuri. Nkigikubita amaso muri jye numvise imbaraga zinyinjiye, numva umubiri wose mbaye nk'umuntu urimo urirukankanwa n'imbaraga. yego ubwo ndakomeza ndareba, ndakireba cyane, ndacyitegereza, ndagitumbira. ubwo nkumva muri jyewe harimo haragenda hazamo imbaraga nyinshi, muri jye nkumva harimo harazamo imbaraga nyinshi cyane. ubwo ngubwo ndakomeza ndiyumvira nkibaza ibintu birimo birambaho bikanyobera, nkabyibazaho kuki mbonye kiriya giti, none nkahita niyumvamo imbaraga zidasanzwe, nkiyumva ukundi kuntu ntari nsanzwe ndi kwiyumva. ubwo icyo kiba ari cyo kibazo kinjemo muri jyewe. ubwo ndakomeza ndakurikirana nyine gahunda zose zahabereye, ariko nkagaruka nkongera nkakirebaho. yego uko bagaruyeho wenda umuntu wari umaze gusangiza ijambo ry'uwo munsi yari afite, bakongera bakinyuzaho nkongera nkareba, nkumva nanone ndi kwiyumva mu buryo budasanzwe. ubwo birakomeza, gahunda zirarangira. zirangiye ndagenda nongera ashakisha kuri interineti, ndongera ashakisha wa muteguro nyine nari nabonye, kugira ngo noneho nkurebe neza, kuko urareba hari ukuntu bagenda banyuzamo batakigaragaza neza. bafata hirya no hino ugira aho urakidawunilodingira. yego noneho njyaho ndakireba, aricyo cyonyine ndeba. ndakireba, ndagitumbira, ndeba ukuntu giteye, ndeba ukuntu kirimo ubuhanga umuntu wabiteguye. ubwo ngubwo nkatangira nkibaza, ese ni ba bagabo njya numva, bano bantu nibo babigizemo uruhare? uvuga abandi ubu ubwo navugaga Sebidegede bya gatatu bya Mukene. twabumvise. yego ubwo namwe turi kumwe nyine, ubwo birumvikana. avuga ati ba bagabo koko ibintu bavuga hari uko biri, biriya bintu nabonye ko nabonye bidasanzwe, ariko ndimo ndibwira muri jye nta muntu turi kumwe. ubwo hari ku cyumweru, burije burakeye, bubyuka ari ku wa mbere. noneho ku gitaramo cyo kuri uwo wa mbere nyine ariho wa mubyeyi yahise azana bwa butumwa. yego noneho ndicara nyine nkurikirana igitaramo nk'uko bisanzwe. iki ngiki none akimara kuvuga buriya butumwa yari yahawe, noneho ibitekerezo biraza binyirukamo ari byinshi. muri jye nkahita mbona noneho ubutumwa wa muteguro watangaga, cyangwa icyo washakaga kumenyekanisha. noneho nkahita mbona, kuko uriya mubyeyi yaravuze ngo yahawe ubutumwa ngo yisanze ari ahantu mu mbaga nyinshi bari gusiga abantu amavuta, kandi bakoresha amavuta y'inka. noneho akazajya ashyira utudomo 3 ku gahanga. ibyo twarabisobanukiwe ibyo ari byo, icyo byavugaga ni bwa butatu mu bumwe nyine bwa Gatwa, Gahutu na Gatutsi. n'ejo twabivuze. yego ubwo ngubwo noneho ngiye kuryama, nyine igitaramo kirangiye ngiye kuryama, sinabonye ibitotsi, nahise nongera asubira mera nk'ushengereye rwa rurabo, cya giti rurabo rumuri. noneho nkongera nkakibona neza uko kimeze, nkabona noneho ni amabare y'ababyeyi, abavandimwe, inshuti bazize jenoside yakorewe abatutsi, bari muri cya giti rurabo rumuri. nkabona nibo bari baje, ariho barimo
bifatanyije nyine na bariya bari bari muri iriya sare, nk'uko hari haje abantu baturutse mu mpande enye z'isi, niho bari bateraniye hariya. nkabona neza nabo ya mabare y'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi nabo baje bifatanyije nabo muri cya giti rurabo rumuri, bari kumwe natwe neza cyane. noneho rero hita nangira nerekwa uburyo ki cyari giteguyemo. urabona giteye bwa mbere nyine giteye nk'igiti, ukibona nk'ishusho y'igiti. nk'uko nanone cya kibazo nagarutseho hepfo, ngo kuri televiziyo Rwanda baribazaga ngo se igiti cy'inganzamarumbo gisobanuye iki? nicyo babazaga nabo, nicyo basiganuzaga. noneho nkongera nkerekwa ko ariko nticyari igiti gusa, cyari n'ururabo. noneho nticyari n'ururabo gusa, cyari n'urumuri. kuko cyaranacanaga nyine, turabizi kiba igiti, rurabo, rumuri. noneho rero uko neza hari ibiganiro byagiye bitambuka ku Rwanamiza byo mu mateka mu Rwanda rwo hambere rwo mu ibanze, uko gahunda zari zimeze ni uko hari ibice bine. hari ibice bine duhereye iburasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo. noneho tukabona yuko umusozi wa Kigali ariho yari ya ntebe y'Imana, wa murwa w'Imana, ariho bahuriraga kuri ya ntango y'ubumwe. niho bahuriraga kuri ya ntango y'ubumwe. noneho uko neza uko uwabikoze neza yari yaguye mu nganji. icyo giti cyari uko kimeze, na bene irage bene Imana badukurikira baze kugishakisha bakirebe. mu burasirazuba haturukaga imizi itatu y'icyo giti. yego. iburengerazuba naho haturuka imizi itatu, amajyaruguru haturuka imizi itatu, n'amajyepfo haturuka imizi itatu, ikaza igahurira kuri cya giti kigahagarara cy'imizi 12. cy'imizi 12. tukabona yuko mu mateka y'u Rwanda rwo mu ibanze ari uko nyine byari bigenwe, niko byari byateganyijwe ko hazajya abantu b'iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo bazajya bamanuka, nako bazajya baza bagahurira kuri wa musozi nyine wa Kigali, ariwo ya intebe y'Imana. yego. ubwo rero ya mizi itatu ariyo inashushanya na twa tudomo dutatu wa mubyeyi yari yahaweho ubutumwa. neza birahita bihura yuko buri cyerekezo habaga hagomba kuba hari bwa butatu mu bumwe. ari iburasirazuba, ari iburengerazuba, ari amajyaruguru, ari amajyepfo. hagomba kuba hari bwa butatu mu bumwe, bukaza bwose bukibumbira hamwe, bukibumbira kuri ya ntango y'ubumwe, ariyo kino igiti cyashushanyaga, cyagaragaza ko nyine ya ntango y'ubumwe, ya mizi itatu yaturukaga muri buri cyerekezo yakoraniraga kuri cya giti kigahagarara kikema. hari ibyo rero bisobanura yuko ya ntango y'ubumwe ya ntango y'ubumwe igomba kuba igizwe na bwa butatu mu bumwe. bukaba bwuzuye kandi muri buri cyerekezo hakagomba kuba ari ubwo butatu nyine mu bumwe buhurira kuri ya ntango y'ubumwe, abantu bakaba umwega. yego. ubwo rero nkakomeza nkiyumvamo
ibisobanuro byinshi bijyanye n'uwo muteguro icyo washakaga kuvuga, harimo uko abo babyeyi, abo bavandimwe, izo nshuti bari baje koko, kandi ukabona ko no kuri uriya munsi wari umunsi udasanzwe. Hari inshuti zacu z'u Rwanda zari zaturutse impande zose z'isi, baje ari benshi, noneho ukabona ko nabwo bagwa muri ya nganji y'uwo muteguro. Ya mizi itatu ituruka mu byerekezo bine by'isi igahurira hamwe, igahurira kuri cya giti. ubwo ni uko mu muzi umwe wacyo. Yego, mu muzi umwe. nuko ukabona ko neza byuzuzanyije, ari uko uwo munsi uteye, ari n'ibiteguwe neza biragwa mu nganji ya bwa bumwe yo kongera kwigaya abantu tugasubira ku ntango y'ubumwe. ubwo waduhaye interuro twayumvise, ubwo nayo twayiganiraho. mumenyere gifite ngo imizi 12. Yego. kandi buri nta cyagira ni imizi 12 gutya, ariko hagomba kuba hari umwe wo hasi. Yego. ariwo rero munabyibuka iteka haba no mu ngengabihe, haba no muri ya mazuba tuvuga amakonsitarasiyo. Yego. habamo izuba hagati. n'umuzi rero, umuzi umwe uzengurutswe n'indi 12, nabyo wumva ngo Yesu kamirana afite intumwa 12 akaba hagati. uracyumva? noneho kandi mwiga ngo ni cya giti ngo igiti ngo cyo kubeshaho, ngo cyeraga imbuto buri kwezi cy'ubugingo, cyeraga imbuto zacyo buri kwezi. urumva ko nta mizi 12 n'amezi 12 mubyeremo tubyumve neza, na kimwe kidafite agaciro kacyo. noneho igikomeye gifite kamere 3. iya mbere ni igiti, Yego. iyo ni insibo. iya kabiri niyo kuburura. Yego. muziki uraho ruvuga kuyangirana, ni ukumurikirwa cyangwa kumenya. Yego. wibuke umundasano ya Gihanga yavuze ngo gibe Gihanga mpangira kubaho mu ruyange rw'impeke rwa Nyampeke, mu rurabyo rw'impeke. ni ukuvuga ko iyo insibo ndiyo ariyo giti, niyo mpamvu ku giti cyanjye kandi ku giti cye so tuvuga nuko ndi igiti, ndi insibo ku giti ku isi, ku giti cyanjye umuntu, igiti cyawe, igiti turi igiti n'umuntu twese. Yego. noneho iyo mvuye kuba ku giti haratwara ngo gatwa menye iki insibo, kandi twajya gatari ukwiga. iyo maze kwiga mvuye kuba ku busibo gusa, ku butwe gusa, haza ubwenge. Uzo yagiye agahuto. kandi ubwenge ni kindi ntwari igihe ngo ngiwe Gihanga mpangira kubaho mu rurabo rw'impeke, mu ruyange rw'impeke za Nyampeke. rero hano ni uko mu yandi magambo uvuye kuba munsi bo nk'umuntu gusa, haza kwiga. Yego. ubwo ni ukuvuga gahuto. iyo kwiga kubaye ni nko kubura ururabo. hakenewe iki kwimywa n'inzu icyo zigira gutya. Yego. kuyangirana, kugira ngo nere kurabagirana no kuya gutya, gutera ibishashi, gutera ibinyonga. ariko ibyo tuvuga ko ubwenge bwanjye n'ubwonko bwatangiye kugira icyo bushaka kwakira, ni nko kurinda. urabona itungo ryari rishaka banumva nshaka ishaka kumenya, nshaka gufata, nshaka kwibinyinjiramo. ubwo kuri yagira iyo bijyanye n'ururabyo niragira yagaho twavuga yo ku ubwenge, kwenga ubwenge, kumenya. ariko bikarangira bigomba kugera kure y'ira gatutsi arwo rumuri nyirizina. harazwa ngo gatutsi menya Imana y'inkuba, twamenye ko kumenya nyine gatutsi 90 kangaye twabibonye. urumva ko n'ubundi ibyo twavugaga kuri bwa butumwa bw'aba mubyeyi birarangirira nanone buje n'igiti rurabyo urumuri. ngo niba ndi ngewe tuturaha wakibaza ndi igiti rurabyo rumuri cyangwa ndi igiti gusa. niba se ubuvuga ngo mukurikira ibiganiro byacu, buriya baje aho ugomba kugira ngo mutagaro ku igiti rurabyo rumuri kuva
iyo uri uw'isi gusa umutagara waho yego uri umubiri gusa uzi koko wari ukurya Mm. kunywa gutsinda kwa Rayon Sport cyane cyangwa kwa Chelsea Mm. bya bintu birangirira aha gutwika mu bukwe Mu bwo kuwa gatandatu Eh, bukarangirira kugura imodoka nziza Eh, ukoze ko ubuzima burangira aho ngaho nta handi hirya yawe guteka mu kuzuza ameza mukarya ye bikarangira bikarangira Eh, ubwo ubura igiti gusa n'isi gusa yego hari ukundi muntu ushobora kugeraho wiga igatwa iga kugira ngo agire ubwenge uba watangiye kuba ururabyo Mm. kurabya sibyo ngo azere Mm. atangiye kurabya ngo azere yego noneho rero iyo amaze kurabya aribwo bwenge atangira kwera nibwo guhinduka urumuri no kumurika kumurika yiruka urumuri niyo mpamvu ngo niri ndi ukiza ngo niri ngewe rumuri yego nigeri uri turi muri buryo mu yari magambo tururumuri uburyo uvuze uti ni igiti urabya urumuri yego yego kuko uri igiti n'ubundi Yego. isibo warize uramenya uramurikiwe yego uri nkavuga ngo ndi adasobanukirwa ko bavuze ni re ngewe rumuri Eri. wowe rumuri Mm. twebwe rumuri eniri niri eniri yego uri turi muri gutyo yego rero tunamenye nizo tuvuga ngo buriya tuba tuvuga n'urunyarwanda n'ururimi rw'urumuri buriya yego yego kuvuga ngo birumvikana niri uri turi muri bari yego ni ururimi uruzi rw'urumuri ushatse kuvuga ko ari ururimi rwa oya iyo urabibaza ururimi rwa ntagutondagura ndi uri uvuga uti nti yego uti uti Mm. ubundi utondagura igiti yego kuko kiravibura nka mutagara yego niyo mvuga ngo niri turi muri ubutondagura urumuri Mm. tuzabona n'itondagura amazi uvuga ngo nzibuzi tuzi ibaze n'utondagura umutwe ukavuga ngo nkawe ukatuka mukabaka urumva yego ariko rero rwose niri turi ubutondagura ku giti ururabyo yego ururabyo ni wa mutagara wo hejuru wa gatanu yego buriya rero abandi batugushije badukuye ku mutagara wa gatanu badukubita ko hasi ariko ntitwibagiwe ko umutagara wacu wo hejuru turi kugaruka uzavuga ngo ndi uri turi uzi icyo uvuga Mm. niyo mpamvu abantu bateguye tunabashimira abantu bumvira burya rega abantu twese turumva ariko abantu bumvira ubwenge nk'ubwo bakemera gucanirwa n'urumuri bakanarusakaza burya baba ari abo gushimirwa abantu bateguye umuhango wacu wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni ukuri babishyizemo umutima niwo wari urimo umutima niwo wari urimo ndetse njye nifuzaga ko uriya muhango wa mugani no bakoreshejwe kuriya no mu biba byakoreshejwe biba bikwiye gusobanurirwa abanyarwanda usibye ko no mu gihe batadusobanuriye abamurikiwe barabireba bakamurikirwa nyine ariko reka nsubire kuri mwenirage mwenimana twabanye mu kiganiro uyu munsi ibyo ari byo byose mbere yo kumva ibi twumva uyu munsi dukoresheje impanda ya Kanyirambare hari ibyo wari warakiriye mbere ukirwana nabyo nk'uko natwe dufite ibyo turwana nabyo abizi hari ibyo tukirwana nabyo tuba twarariye mbere igihe wari utumbiriye umurikirwa ndetse wenda unandika cyangwa se sinzi uko wabigenje wiyumva gute nta cyakurwanyaga kivuga kiti utangiye kuvangirwa no gutekereza ibitari byo n'iki byose hari abajya badutelefona bakabitubwira akavuga ati natangiye kubona ibintu numva ngize ubwoba aho kugira ngo yishime yumve ko hari ahantu arimo kugera ahubwo akumva agize ubwoba atangiye kuvangirwa akaba aribyo yita kuvangirwa wowe wiyumva gute muri kiriya gihe urakoze yewe ukuntu niyumvaga ariko mbanje kugusubiza ku kibazo warumbajije kijyanye no kugira ubwoba yego yewe rwose ikintu cyitwa ubwoba naragihanaguye muri jye rwose nta kintu cyitwa ubwoba kikirangwa muri jyewe wagize neza wageze ahantu hakomeye kubera iki bwagiye gute wa mugani wagize ubwo dore ukuntu bwagiye rero yego jyewe naravutse nkurira mu maboko y'ababyeyi b'abakristo
bari abakirisitu katolika. ubwo mpura nyine bantoza gusenga ibijyanye n'imyemerere ya kiliziya gatolika. Noneho ngeraho maze kuba mukuru kuko jye numvaga jyewe ibyo banyigisha nk'uko Sebidegede bya gatatu bya Mukene yabivuze, numvaga buri ngingo y'ijambo bambwiye ngomba kuyikurikiza nkayishyira mu kuri. ubwo nkuze narabatijwe ndi muto birumvikana, ukageraho ukanahazwa ndanakomezwa cyane. noneho nkomejwe ubwo mbaye umukristo hamwe, ubundi bavuga ko iyo ukomejwe nyine ngo uba uhawe imbaraga za Roho Mutagatifu. Komeye. ubwo rero ndavuga ati iyi Mana bambwiye ngiye kuyishaka paka nyibonye. ndavuga nti iyi Mana banyigisha ngiye kuyishaka paka nyibonye, mpuye nayo tukajya dusabana. ubwo njya muri urwo rugendo, navaga mu rugo twari dutuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngoma. kuva mu murenge wa Ngoma rero ujya mu murenge wa Kibeho, hari Ikibeho wihuse ni amasaha 7. wihuse ni amasaha 7. ugakiranura imisozi ya za Nyakizu n'amaguru, ukagenda mu Gatobe n'imisozi ya Nyakizu na mu Gavuguto, ukagenda na za Nyarushishi n'Ikibeho. naragendaga rero, hari no misi ikomeye muri Kiliziya Gatolika bagira isatira Pasika, uwa 3 n'uwa 4 n'uwa 5, uwa 4 uwa 5 n'uwa 6 kugereza kuri Pasika. naragendaga nkahamara iminsi 3 ntarya ntanywa, ngo ndimo ndibabaza kuko harimo kwisiga ivu, harimo kugira gute, gukora inzira y'umusaraba. nkagenda padiri yazamura umusaraba imbere yacu, nkagenda nkarambarara nti Yezu nifatanyije nawe mu kababaro. nanavugaga Yezu rero, kandi Yezu hari uko twabyumvise. nkarambarara nkikubita hasi, nkumva ishavu riranyishe umutima, nkumva mbavuga ukuntu bamukubise, yaraye akubitwa bakabyuka bamuboshye. hari umuyobozi nturutse kubona twaye umusaraba cyane simuvuga ariko byarashekeje yarawikoreye rwose, akagenda ngo wikoreye mu nzira yose, yarawurekoreye bamwesikotize, agenda agwa inzira zose n'ikiboko kimuriho kugeza bamwe. nkumva agahinda karanyishe. aho nareba n'imbuto twera muri rusange, abona se ko tutamwita ko mu Kinyarwanda bavuga ko ukugabiye umwitura ineza, ko mbona icyo twakamwituye tutakimwitura. yego. ubwo nanone nkongera nkava muri Nyaruguru, kagera iwanyu na mama, ubwo nkasubirayo. aho ni hamwe, umva ahandi rero. noneho navaga muri Nyaruguru nkahinguranya Huye, nkahinguranya Nyanza, nkajya mu Ruhango. yego. n'amaguru. kwa Yezu Nyirimpuhwe. noneho kwa Yezu Nyirimpuhwe, noneho rero aho akorera ibitangaza. kwa Mweyewe. aho se kwibabariza ikiho ko ari uw'impuhwe none. kugira ngo angirire neza nyine, mwereke ko nanjye nifatanyije nawe mu mubabaro yagize, nanjye mpe ku mbaraga, anyiyereke dusabane. nkava mu rugo saa 10 za mu gitondo, nkagerayo saa 5 hafi saa 6 z'ijoro. nakandagiye kaburimbo n'amaguru, sinanategaga, niyo nabaga afite amafaranga. nkazajya mu Ruhango. kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. navaga muri Nyaruguru nkambukiranya Huye, nkambukiranya Nyanza, nkaha muri Ruhango, ngiye gushaka Imana, ngiye gusabana n'Imana. bwakuze n'ukuntu bwarangiye kubitaho habi. ubwo rero urumva urwo n'urugendo rukomeye bigezeho rero. ejo bundi za 2015, ariko hari akantu gakomeye ngiye kubwira bene irage bene Imana, kuko superiyeri uwa 4 n'uwa 5 n'uwa 6 amashuri segonderi nabirangirije hariya mu Ruhango. urumva rero nari impegereye mu Ndangabure. yego. noneho hari umunsi umwe
nari ndi muri groupe de prière yitwa charismatique. itsinda ry'amasengesho. Yego. Iryo tsinda ry'amasengesho nari ndimo, nari wa muntu ushaka ubutungane pe. Ati ndashaka gutunganira Imana. Noneho turimo turaramya nyine duhimbaza. Hari igitaramo bagira cyitwa Louange. Yego. Ubwo noneho turaririmba, turatarika, turitakuma. Noneho igihe kigeze, hari igihe bageramo noneho cyo gusingiza, ukavuga amagambo nyine ukaturuka ukavuga amagambo. Noneho narasinziriye. Nafunze amaso. Funze amaso hita nisanga ndi ahantu mu butayu. Ahantu mu butayu, ahantu hari umwijima ukomeye cyane. Ubwo ngubwo nyine urumva nari mpageze, ndahakomeza mba mpari nyine muri ibyo bitekerezo. Ngiye kubona hita mbona umucyo uturutse ahantu hirya, uraza urakubita weyura cya kintu cyose cy'umwijima cyari cyambuditseho. Ko nanjye nabonaga nanjye uyu mubiri wanjye nabonaga ameze nka godoro. Ubwo mbona ndakeye, noneho ndatamurutse, mbaye mu rumuri. Hita nongera ngaruka nyine nisanga nyine n'abandi barimo barasingiza. Ubwo mbibamo nkibaza impamvu ko twari turimo turasenga, kuki nisanze ndi ahantu mu butayu, ndi mu mwijima, kandi nari ndiho, nari nzi ko ndi ahantu turi gusingiza Imana, sinabyitaho. Noneho tugeze za 2015, noneho numva birambihiye, ya Mana nashatse sinyigezeho. Uko numva nyishaka, uko bayinyigisha, uko bayinsobanurira, ntago ndi kuhagera. Ndabireka bati noneho ubu ngubu aho bigeze ngiye kuyireka. Ntako ntagize, nashyizemo umwete kugira ngo nyiyereke, nayo insange. Ubu ndayiretse, ubwo izaba ari inshaka, nimba koko yarabonaga ko nayishakanaga umutima utaryarya, izangirira impuhwe inyiyereke nk'uko bavuga ko ari inyempuhwe. Ubwo misa ndazihagarika, ibintu byose ndabireka. Bati ndabiretse, sinzasubira gushaka Imana, narayishatse sinayibona. Ubwo nibera muri icyo gihe. Urumva kubana n'umukecuru wabibayemo, ubwo igihe twajyaga tujyana gusenga, yumvaga mufashije nyine, akumva ko ariho ndi umwana. Yego. Mbiretse agira umubabaro, murabizi namwe. Kazajya nyinga ati mwana wanjye ko wasengaga cyane. Hari n'igihe muri ibyo bintu nagezeho numva nshatse no kuzaba umupadiri. Yego. Ubwo byose ndabiretse, nibera aho ngaho. Mbaye aho ngaho mu mpera za 2017, hari umugabo John Mugabo. Aza mu nyigisho yitwa ubwirukirimbuzi. Yego. Noneho nkumva arimo aravuga ibijyanye n'ububi bw'amadini, ukuri abanyamadini batagaragariza abayoboke babo. Noneho nirya icyara ati burya ahubwo ndi mukuri. Ariko nibwira burya kuva narafashe icyemezo cyo kubireka, nuko nta kuri kwari kubirimo. Yego. Ariko nawe nkumva uko yigisha, arasiga abantu mu rungabangabo. Arabakora ku maso ngo babone, ariko kubereka icyerekezo, intumbero y'aho bagana, nkumva ntari kuhagera. Sinzi uko byamugendekeyeho, nawe ibiganiro birahagarara. Ubwo rero nihuse, muri icyo gihe namwumvaga, niho ikintu cy'ubwoba cyahise kimvamo burundu. Kimvamo burundu. Numva noneho nuko amadini bavuga badutera ubwoba ngo utajya gusenga ngo uzajya mu muriro utazima, ngo shitani ngo iba yakwigaruriye. Narageze ati none nimba ari niyo shitani nabaho, izaze mpangane nayo ahubwo, cyangwa inyiyereke. Ubwo rero mba muri icyo gihe, ejo bundi muri 2023 nibwo nagize gutya. Ariko kuko nige segonderi nyirangize, sinkomeze kaminuza, abo twiganye poromosiyo imwe, ubu ngubu banakomeje kaminuza, ubu hari andi mashuri bafite,
nta kazi nabonye ndi umushomeri ubu ibi ni ibiki ko baravuga ngo ubu niwo shitani abaho tuhazajya kumureba ko bamuvuga hazajya kumushakisha akanyihera no ku byaha nabura nkanirira nkaniberaho ubwo rero azagenda wumva neza abantu baravuga ngo nyabingi ngo abantu bakire ngo bakize ngo baba bakorana ngo bafite za nyabingi noneho ujya kuyishaka nayo ujya kumushaka ni inyungu simbabeshya wagiye gushaka nyabingi je umva dore uko byagenze vunagura ariko nagiye kuri YouTube mbanza nyine naribajije ariko ubu ngubu nta kintu kidafitweho amakuru yego iki kintu bamye bakangisha abantu ngo nyabingi ni igiki kirakora cyaguha ubutunzi nandikamo amateka ya nyabingi mbona ahubwo ngo yari umukobwa w'umunyarwanda ubwo nanone bisa mbona ko ibintu tubamo ari ibintu by'ibinyoma kuko bamukubwira ko ari ikintu kiri aho giteye ubwoba gifite ububasha bubaho n'ubutabaho ubwo rero ndakurikirana hari uko nabyumvise singiye kubijyamo ariko nasanze ari umukobwa w'umunyarwanda yego ubwo rero nibwo nakomeje kumanuka ashakisha itangwa ku Rwanamiza Rwanamiza naguye ku kiganiro cya 266 kivuga kuri Yesu Kamerano umwuzuro w'ababyeyi wiswe Yesu nuko urakoze cyane ubwo ndagifungura ntega amatwi ndumva ndakirangiza kirangije nongera ngisubiza inyuma ndongera ndumva naho harimo se bidegede bya gatatu bya mukene ndakurikirana numva uburyo ki Yesu banyigishije hari ukundi kuri kumuriho kutamenyekanye cyangwa batavuga menya ko ari umwuzuro w'ababyeyi ababyeyi ari abakurambere ari abasogokuruza ari abasokuru bacu batubyara ubwo kivuga byinshi ariko mvunaguye n'ibyo nabonyemo yego noneho itanangira ndibaza ntese ko batubwira ngo tujye dusenga ngo nitujya gutakamba twambaza Imana tujye tuvuga ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo yego kuki twitabaza Imana y'abasokuru b'Abayisiraheli y'abakurambere b'Abayisiraheli twebwe kandi nkaba mbonye ko Yesu ari umwuzuro w'ababyeyi twebwe nta basokuruza bacu twamenye ese iyo uhamagaye Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ikubona mu rubyaro rwabo ibyo ni ibibazo nibaza ikubona mu rubyaro rwabo ese nk'ubu ushaka ubutabazi ntabaje nk'umuntu uri Nyabugogo avuga ati mfite ikibazo wenda mpereye hafi ko namuha ahantu mperereye avuga ati mperereye aha n'aha dore uraza mu kaburimbo gutya uze gutya urahasanga Indera ahantu n'aha none iyo ndi hano mu Rwanda nkahamagarira Imana muri Isiraheli iyi ndebye mu Bayisiraheli isanga tumukunde mubonamo ni umwisiraheli w'umwuka wo mu mwuka ibyo ngibyo maze kubyibaza nahise mfata icyemezo nkurikirana ubwo Rwanamiza ejo bundi muri uwo mwaka ushize wa 2023 ku itariki 25 z'ukwa 10 niho nagize niho naboneye Rwanamiza ubwo nkurikirana ibiganiro byarwo ndakurikirana ngenda menya mu byinshi rero ubwo hita mvuga ngo guhera ubu hehe n'icyitwa ubwoba kuri jye kuko urumva n'ubundi nari naranyuze inzira ikomeye cyane mbese wowe nk'aya mbaraga
nuko Aranyarira. noneho kandi ikintu nanone cyatumye hari ibibazo byinshi nibazaga buriya abakirisitu sinzi nimba iyo basenga cyane cyane mu abakirisitu bo muri kiliziya gatolika kuko niho nzi niho narerewe akenshi amasengesho yabo ni ihame arateguwe none hari igihe najyaga mu ntebe ya penetesiya nkabwira padiri ibyaha nakoze akambwira ati rero genda uvuge ndakuramutsa Mariya 10 nkagenda nkirera nkazivuga nazivuga isengesho rya ndakuramutsa Mariya rigizwe n'ibice bitatu igice cya mbere ni amagambo ya marayika Gaburiyeli abwira Mariya ayatumwe n'Imana igice cya kabiri ni amagambo Elizabeth abonye mubyara we ngo yuzuye Roho Mutagatifu amubwire noneho igice cya gatatu rero ngo ni ikintumwe ariko nashatse muri Bibiliya mburaho aho bakivuga baba bavuga ngo Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana ngo urajya udusabira ngo twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amin ugahita unabihamya ngo bibe bityo yego none nibwo ejo bundi rero naritoye negera mukecuru wanjye baza ariko se mama ubu ngubu uyu munsi byahindutse ubu ngiye kuba umusinzi mbumusambanyi mbumujura no kwicara nishaka nzicana uhera ubu nsabira kuko nuko ngiye kwiberaho kugeza igihe nzapfira ati turagatsindwa ntibyo bintu bikuye he none se wumvise ibyo nkubwiye none se kumbwira ko ugiye kwibera umunyabyaha ugiye kujya ukora ibyaha ibyo wabikuye none se amasengesho muba muvuga muba mukurikirana muzirikana amagambo muvuga mwebwe iyo musabye umubyeyi uwo mubyeyi Bikira Mariya mukamusaba kwibera abanyabyaha guhera ubu n'igihe bazapfira kugeza igihe uzapfira urumva nta nubwo uteganya no kwisubiraho ngo unabireke wowe uramubwiye uti uramuteguje ati hera ubu nsabira kugeza igihe nzapfira ngiye kwibera umunyabyaha kahamye cyane ruharu yego arabyumva ariko nyine bya bindi nyine ubungubu izo nyigisho ushaka kumbwira tuzajya dusengera wumva ikibazo baba bafite tuzajya dusengera ibyo bintu ushaka kumbwira ni ibiki yego ndigumuye irakunze none se tuvuge bijya kurangira byarangiye se yemeye none kuri wowe ikintu gikomeye tubwira ni uko washize ubwoba njyewe nashize ubwoba wahoranye bwakugeza amaguru ukarangiza ukava Nyaruguru ukazambuka Ubwanamuka n'ubusanzwe ukaza mu nduga hagati ushaka Imana ntuyibone nubwo waba ufite bwinshi ubwo arashize yashaka gukiranukira Imana yego noneho rero hanyuma ngo azapfe neza ajye mu ijuru cyane narigiye kuvuga wagize ubwoba hari kandi bajya bavuga ngo umukecuru yanyariye imbaraga sa yego ngo n'imvura y'itumba yarasize aturabikore buhoro turayitumba nta kintu nawe utinya ubu ngubu yego byaguteraga ubwoba byinshi nta kibazo cy'ibisubizo ntitushobora kuvuga jewe ikintu numvise bwa mbere ndabanza nkicara nkacyumva neza nkumva ibyacyo iyo numvise bidahwanye n'ukuri kundimo mba mbishyize ku ruhande ariko iyo numvise hari ukuri byifitemo bikomanga nanjye ku kuri kundimo ndavuga nti ibi nibyo ntabwo numva ibintu wahite ntangira mbivuga ati puputi ibi ni ibiki utuka ibyo utazi no mu rwandiko rwa Yuda harandiko ntibuka umurongo ariko harahanditse ngo na marayika Gaburiyeli ntabwo yigeze atuka Sekibi ntabwo yarayibwiye ngo Imana izaguhana abantu rero bafite ubwoba bumva ibintu aho kugira ngo batuze bakurikirane bumve
ibyo badasobanukiwe wenda bazagira aho babibaza ariko yabanje kugira gute kumva yego icyo kintu nicyo cyabuze mu bantu. uyu muhungu rero Ah. urumva ubutumwa turanabwumva reka tuganireho urumva reka mbanze nibutse abatwumva ko bumva radiyo imanzi ivugira ku murongo w'105 n'igice kimwe FM. Umuhungu rero amaze kutubwira ni nk'ubuhamya tumukunda amaze kutubwira ubuhamya ariko ndagira ngo mwe babiri byari byose twabutegaga amatwi tukabwumva kandi bigahura n'ibyo n'ibi biganiro twatangiye gutanga. ndagira ngo mugire icyo mubivugaho mbere y'uko twakira abatwumva. reka nicyo mvuga yego naho banza urumva ko umuhungu yajyaga ajya ikibeho yajyaga ajya n'ikibingo muri ubwo bwoba kubera kutamenya kutagira urumuri cyangwa ukuri kw'ibintu biriho yego yagira ngo umwijima kandi bitera ubwoba twarabivuze kutagira urumuri ugenda mu mwijima uhora ufite ubwoba cyane kandi rero uwamurikiwe nta bwoba kuko urumuri rutanga kubaho n'urukundo n'ubundi ariko niba mwakurikiye ahantu yarasukiye kuri ibiganiro dutanga ni ku kiganiro cya 266 uriya mbere rwamba iyo ugijeho 200 kuko ubu ni sikiri bayirangiye hasigara kangahe 66 ikiganiro kitwa iki umwuzuro w'ababyeyi wiswe kandi Yesu ni 66 aho ababyeyi ni 66 umwuzuro w'ababyeyi b'intwari wiswe Yesu. Buriya iyo tuvuga umwuzuro w'ababyeyi wiswe Yesu hari ikintu tutaravuga mu cyumba kandi tugiye kucyumvira kuki yitwa umwuzuro w'ababyeyi wiswe Yesu uyu munsi mu kuvunyisha kwacu niba Yesu bivuga amaraso 66 bikavuga n'ababyeyi umwuzuro w'amaraso ni uwo umwuzuro w'ababyeyi ariyo maraso ni uwo umwuzuro w'ababyeyi wiswe Yesu ninde dore kuri 66 nuko uyu munsi iyo tuvunyisha burya ni agasanduku kari mu kandi wowe uri uwa kanaka wasohotse mu gasanduku runaka kandagije Imana nawe ni agasanduku asohotsemo kakajya ibwami nawe asohoka ahandi muri saba Imana hari undi uzi yego ninde Sebashi iyo ndegarukiraho buriya rero kugera ku Mana mu yandi magambo umubyeyi wawe akwitamo akujyamo agushyiramo ibare rye nyine kuko niwe uvuga ibare ryawe aguhisemo ni uko kwitamo nawe kwitamo umubyeyi gutyo ivunyisha ntirishoboka kugira ngo ugere ku Mana buriya abantu babyumve ntabwo ushobora kugera ku Mana utanyuze mu babyeyi biwe sinzira wayikura kuko uvunyisha so akavunyisha nde sogokuru avunyisha nde sogokuru biragenda bikagera kwa Gihanga wakaza kugera mwasabizeze wande washyerezo abo ni bakuvuyishiriza iyo utabikoze uko ntaho wabura n'Imana ntaho noneho ahubwo ikibazo wibaza iyo ntazi abasekuru banjye sibyo yega na hariya nyine muri mu Nyingabire baravuga ngo Imana y'Aburahamu na Isaki na Yakobo bo niho banyuraho bo mwivunyisha ryabo kandi ni ukuri nivunyisha ryabo nivunyisha ryabo bo yego n'ubu turi kumwe kisera kuvugisha ngo mbere kuvuga data na sokuru none ngo kire so wawe iso muturegeranye uwo avugishiriza wowe ko ni wakomotsemo yego urumva wenda twese duhurira kwa Kanyarwanda n'urugero niko sha uruwande yego rubabaje ngo so yahize iki no uko nguko babaza urumva ubwo rero kuva kuri jewe kugera kuri data ubu ariko harikira enda tutese n'ibijyanye n'ishora zishobora kuvugishwa rigenda ivugisha ntirenga ibisekuru mukuri yari gusenda bazimu ntibirenga ibisekuru bite iyo abaye basi kubinjiza ishora bahita bati abazimu mu gisekuru cya 4 barasenzwe umuntu azayaterekera se na sekuru nitwinige imibare rwambana tuzanakurikiza wowe so na sokuru ubwo na nyogokuru ubyaraje kubona nyogokuru byaraso nawe tuzagarukira buri niho byose ibanga rishingiye none rero ibyo twita umwuzuro w'ababyeyi uyu munsi nk'uyu munsi twavunyisha dute twebwe ari uyu munsi turavunyisha nde turavunyisha uwirage rya none niyo tuvunyisha gutyo kuko niwe watwimiye buriya noneho uwirage rya none akavunyisha
bariya barwiza kurinda yego mubwiza kurinda kumenyesha abandi ni ukuvuga ngo abari inyuma yacu yanjye uvunyije bitwa umwuzuro w'ababyeyi ababyeyi bose bari amabogise yagira agataha mu mana ibyo byitwa umwuzuro w'ababyeyi ibyo nibyo byitwa yesu yesheni yego ibyo nibyo byitwa amaraso yose bitandatu gatanu erega se bidegede yarabitubwiye aravuga ati mugende ngo barabanje baragenda barazenguruka barazengerera birababwira ngo nimumara kuyoberwa uzagaruka ubu rero umwuzuro w'ababyeyi yego ariyo maraso arangira mu irage yego mu marage niyo mpamvu tuvuga ngo iri ni irage ry'imana gasa n'imenye ibyo tuba ni irage ry'imana kamera no twamezemo yego tumenya tuvuze ngo ijwi ry'imana ngo twatutse ahandi habanza yego ijwi ry'imana si hejuru ijwi ry'imana gasa gasani menge muri kibogo kibogo niwe buriya uduhuza niwe mwuka urumva niwe muzi mukuru niwe uduhuza amaraso yacu niwe yageramo akagera kuri twe ko ari we niba tuvuga ngo twitangiye cyangwa ugize ati yego niwe wabogoreye niba mwita kibogo cy'ubukorangoma wabogoreye shyerezo abantu urumva ngo yabogoye ingoma y'abana b'imfura mu nganzo niwe wabogoreye shyerezo nyoko muntu yari yaguye bive ku ntango bumwe aduhuza natwe akanaduhuza na shyerezo ubwo rero icyo cyumvikanye muri ubwo buryo turaza kumenya igituma tuvuga ngo yesu umwuzuro w'ababyeyi mu maraso mu irage niba tuvuga ngo irage ry'imana kamerano twamezemo aha ariko hari ikindi nagira ngo nongereho yego ko arabona nababwiye ko ndimo ndasenga nabonye nisanze mu mwijima ibyo rero byarasohoye njyewe rwose byambayeho nibwo ntangiye kumva ibyo biganiro numva ko igihari inzira ari ukongera gusubira mu babyeyi mu bakurambere mu basogokuruza n'abasokuru njyewe narahagurutse njya kubaza abakuru b'umuryango wo kwa data ndababaza data kuko ababyeyi banjye nababuze nkiri umwana muri 1994 ubwo rero mvuyeyo navuyeyo ku itariki 16 z'ukwa 12 muri uwo mwaka wa 2023 ku wa mbere kuri tariki 18 z'uko kwezi nyine 2023 mu rugo hari umuvandimwe wari waje kudusura muherekeza hagati yo mu masaa 4 na saa 5 z'ijoro ndamuherekeza nyine ndimo ndagaruka muri karitsiye ubona ukuntu haba harimo uduhanda nyine udutsibanzira nari musezeye ndimo ndagaruka ahantu nageze ndi mu gahanda imbere yanjye hari akandi karasukagamo kazamuka gahita kahuranya nyine kagazamuka agenda mu kamanuka numva byaba bikoze nyine nk'umusaraba noneho ngiye kugera muri izo sangano ngiye mbona imbere yanjye hari urumuri kandi hariho umwijima nyine hariho akantu kakijiji k'umwijima nuko hari ukuntu haba hari n'amatara ari icyezezi cy'amatara cyageraga gatoya noneho ndebye imbere ngira ngo ni umuntu uturutse muri ya nzira azamuka nyine tugiye guhurirana ucanye telefone wenda kugira ngo adatsitara noneho mu gihe nyine nkireba mbyibazaho muri gihe hita numva ijwi rimbwiye ngo reba hejuru mu kirere nubuye amaso hejuru mu kirere nabonye urumuri rukomeye cyane atari biriya byo kuvuga ngo ni kibona umwe rwagenderaga hejuru cyane nyine hari inyenyeri ziba ziri rwaramurikaga ku buryo no hasi aho nari mpagaze nashobora kubona ikintu nataye hasi kandi urwo rumuri ruturuka hejuru mbese urwo rumuri rwakaga nk'izo ariko hari nijoro nyine muri ayo masaha
aho ni ryari nyine Mu mwaka. kuri 18 z'ukwa kangahe z'ukwa 12 mu mwaka 2023 aribwo nari navuye kubaza abasokuruza banje mu muryango ubwo nahise barabakubwiye barabambwiye kibaho igisekuru ivuga urumuri se yego ivuga urumuri rya 16 kandi noneho birahita bihurira nuko igihe narimo ndasenga nkabona ndi mu mwijima nahise mbona urumuri rwaje rusanga runkura mu mwijima ubwo rero hita mvuga nti nta handi inzira niyi ukuri ni uku nguku kuko ibihamya ndabyibona umwuzuro w'ababyeyi aribyo bisekuru nyine yego nihita mbona n'urwo rumuri nyine mu kirere ubwo ndavuga ati mpawe na yuhi niko wavuze kigero warabimenye ujya koza ibisekuru wakurikiye ikiganiro birwanamiza ujya koza ibisekuru kuko natangiye kubikurikirana mu kwa 10 mu kwa 12 2023 none nagiye kubaza byaguteye kumva kujya gushaka ibisekuru yego umaze kubibona nibwo wongera umuntu yego ibisekuru ivuga urumuri yego tambona urwo rumuri so ubiyihe nsibo ubiyihe nsibo ndi umunyiginya n'umuki uw'umushamba ndi umushamba w'umunyiginya none gahaya yego ubu rero ugwa kwa gahaya rero kamura rero ibyo ari byo byose Imana icyo avuga yavuye ubuzima yavuye mu mwijima agera mu rumuri ujye utinya umuntu kandi byamufashe igihe kirekire kandi igitangaje yasengaga ari kibi ngo yarasenze abona umwijima nabonaga umwijima kuko atari mu bisekuru yego yaravugaga gusa yavugaga ariko aretse gusenga ahubwo agiye ku gisekuru urumuri ruramutungura cyane rero yavuye ku giti yabonye umuntu ujye utinya umuntu uvuga afite ibizibiti n'amatariki n'ibyamubayeho byose rwose aho ngaho ujye wigirayo ndabona abantu batangiye gutelefona reka numve alo twamurangaranye yongere atelefone ariko ubwo ni wa mwanya twagezemo ati muraho neza abarimu bacu atese 154 ati niki mu mibare ya Rwanda muba muretse kutwanzuranya turacyabitegura ku buryo waba ugiye kumurebera se cyangwa tuzaba abantu barabikeneye cyane alo muraho rwose rero wazanga cyane rwose ndakumva yego yego mpamagarwa kimwe yego 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 twacyumvise rwose cyumvikanye cyumvikanye twacyumvise udasasira bigapfa uretse gatunura keretse niba atari cyubaze keretse niba hari n'ikindi nta kibazo rwose
icyo nacyo uragisubiza uragisubizwa jya urangiza ukomeze ikindi cyangwa wumva wiba muremure cyane nuko ni ruzirabwoba yaguye igihumuro yego rero azazamuka ariko Inshuti yacu. twabanza cyangwa se reka tuve kuri ibi gatoya yego dore ku byo yaravuze abajije ngo iyo umuntu avuze ngo ku giti ngewe ku giti cyanjye ntareba urutirigongo rwe yego urutirigongo uruti rw'umugongo rwe yego amenye ko ari igiti bwe rwawe uri igiti yego ariko navuga wa mwanya yindi ryarembo ubwo yarabivuze ikindi kintu ariko ubwanjye ndi igiti buriya duteye ku isi turi ibiti twameze ku isi icyo navuga cya giti twavugaga cya giti kinini cya uyu muhungu yavugaga gifite umuzi yego buriya mizi 12 niba ngo umuzigaba yego uwo muzi nugabe indi mizi 12 yego niyo uza gusanga rero no buriya nta mazina y'impanuka byacu ari 12 ariko wasanga mwibanze rikazigaba burya umuzigaba gaba indi mizi y'igiti yego babyumva neza yego aho ni akari gaciyemo nako ikindi cya kabiri hari uwari ubajije ngo 152 bivuga iki yego si igituma bibajije ariko dore icyo bivuze ababyeyi mu mizi urajyana ibyo twanavugaga ababyeyi mu mizi wari ukibajije amenye ko aricyo gisobanuro cyayo ababyeyi mu mizi yacu urumva uravuga rero ngo bateranira twebwe tugira ababa ku rubuga rwabo rwanamiza bitwa baganashyi ufite groupe yitwa baganashyi groupe ya WhatsApp yitwa baganashyi abashatse bajya banayerekeshamo ibijyanye n'amatangazo ya buri kwezi aho tujya duhurira turahura biba rimwe mu kwezi ku itariki runaka itangwa n'umutagara utanga ubutaraga babiyandikisha barabimenye ntawe ubazi kujya muri iyo groupe urabisaba abisaba babisaba cyangwa bisabe n'undi wowe urumva ati nimero zanjye barazizi yego nazitanze kenshi ariko kurwanamiza zirahari kurwanamiza urumva babigusabe yereka nongeze babwire da hatazajya uva ngo ntiyabibwire ni 0788616021 yego kubidusaba hanyuma rero ivugiwe kuri radiyo nyamuna mujye muyihamagara umuntu afite icyo ashaka kuvuga cyane atari ugupfa kuvuga gusa ariko cyane kumpamagara biba byiza kurenza kuruta kwandika tuba message babandika hamagara tuvugane yego sibyo uyu mugabo ushobora kumwandikira message akamara imyaka 2 atarayibona hamagara tuvugane cyangwa se ku rubu wenda umeka message uti wenda dakuru tumushyire ku rubuga basi yego konyine naho nujya kwandika birebire rwose ntacyo nkwijeje kwa Shema ry'u Rwanda ushobora gutahira aho ngaho telefone twayise urumva byakora nyine birakora ntabwo aguhaye igicupuri birakora turacyabarindiye kuri telefone wari umaze kubaza ya mibare amaze gusubizwa wari umaze kubaza umunsi niba hari umunsi wo guteranira hamwe bisubijwe ubwo bizamenyekana nagera kuri urwo rubuga amatangazo niho azaca hanyuma ikindi ku giti cye nabyo amaze kuzubiza yego telefone yacu iracyafunguye nyisubiramo kenshi reka tubategereze telefone yacu ni 0782 3335659 na 0783 mbibutse ko iki kiganiro ejo kizaba cyageze kuri YouTube channel yacu. Allo muraho muriho ni amahoro turavugana nande yego umwuzuzi wo gukomorerwa niko yitwa iryo zina rye
bene se musore aha yego yego komeza Jerusalem. yego 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 FM itagerayo yego icya mbere se ufite imyaka ingahe yego ubwo hari n'abagenzi bawe b'abanyeshuri babikubaza icya mbere ku bafite smartphone ubu ngubu bashobora gutangira kujya kuri YouTube ya radiyo imanzi bakandikamo radiyo imanzi nk'iki kiganiro turimo gukora ejo kizaba cyahageze aho ngaho bazaba babyumva banabireba icyo cyifuzo cya kabiri rero cyo natwe turimo kucyifuza kugira ngo iyi mpanda ya Kanyirambare izabone indi mirongo nk'ibiri itatu n'itanu se kugira ngo isakare igihugu cyose icyo cyifuzo natwe turagifite kuko tuzi ko hari aho itagera ariko mu gihe bitarabaho reka tube dukoresha ubwo buryo bwa YouTube ni ukwandikamo radiyo imanzi hanyuma mukareba ibyo biganiro hanyuma mukaba mwifashisha na ya YouTube channel yitwa Urwanamiza aho ngaho ho birahari byinshi yego nanjye ndaza gufungura urubuga rwanjye ruzitirirwa jye hanyuma noneho tuzajye dukorera ubugari rwose nuko urakoze cyane se uri he nturi ku ishuri uri gutaha yego komeza ubwo wumva komeza yego umva rwose guguna iryo bere ujye uva ku ishuri niba hari n'iby'umucuri wize uze ugugura iryo bere rizima ntabyeruka iwanyu nuko rero ngaho ugira umugoroba mwiza yego nawe wa mukobwa we umukobwa wa Yowasi ngira ngo muramwumvise kandi nibyo koko umuntu aba akureba alo Karame nyana ya mwero cyane Karame nawe rwose ubwo nyine uzane inka ndumva uzanye maremare ko numva ucanye maremare wa mugani witwara inyana y'ishashi imwe se nyine se byumve nawe umugore utakugisha impaka z'amanyembwa yego
yego yego rwose nibyo ese ntakubwiye ati ntavuze ati iby'iwacu ntibiherukayo ibyo bintu byo kujijirwa no kugira gute yaragarutse ntajya buri umurongo oya atwarana mu macumu atwarana mu macumu wagira ngo abari mu munara we wagira ngo yifitiye umunara ku irembo yigenga telefone 0782335659 ariko nari nibagiwe n'aba WhatsApp ushobora kwandika kuri WhatsApp 0782201179 0782201179. Allo mwiriwe funga radio yawe urumva ko wisubiramo radio yawe ntifunze yego ukomeza ujye kure witwa nurahagana he utuye Kabeza yego ariko jya ugira n'ikibazo nta kibazo yego yego imitsindo ya bindi bavuga kuri Ruganzu cyane umva twacyumvise rwose turagusubiza reka tutamara nuko urakoze cyane cyumvikanye kuri WhatsApp bavuze bati nimugire amahoro nimumbwire twe tubyiruka kuko usanga ababyeyi bacu barahorye bityo bigatuma dukurira mu mwijima mudufashe mutubwire icyo dukwiye gukora murakoze twarabibabwiye ariko nibyo duhora tuvuga rwose ibyo kugororoka twabitinzeho uko umuntu akwiye kubigenza ariko nta nubwo tuzakura mu rugi tuzakomeza kubivuga tuzanabigarukaho neza ariko abibwirwa n'iki ahubwo ko bahonye ubwose wenda barayobye ariko kubona birakabije ubundi kubona si ugushira ugushira bibi cyane no nacyo gitutsi mu Rwanda gikabije guhona mwana atigahone ukagira ngo ni ibintu byoroshye yego vuga ku by'imitsindo na yari yabajije ngo cyubundi neza yabajije yego ngo kuvuga iby'ubwiru cyane ngo iby'imitsindo ngo hari aho byaba bihuriye ngo n'ubwiru bwacu ubwiru bwacu bivugaho iki ngo ariko mukabijyana na kwa kuvura kwa kinyarwanda ariko mugani twe tunabaza ikibazo neza kuvura kwa kinyarwanda nyine uvuga ko yanabibonye yego yarabyiboneye ibyo nyine ni ibyo nyine bivuga ko umuntu ashobora kuvuza icucu turabizi wenda yanabaza n'ababikora kurenzaho yego sibyo ati iby'imitsindo rero ati twumvise ko ari n'umwami w'u Rwanda wabigeze cyavuga wenda gikomeye yenda ni nk'akabaye ati bise u Rwanda cyagira imitsindo cyangwa imitsindo yabaho yego wenda ibyo niyo tuvuga ubwiru nyine tuba tuvuga imitsindo buriya y'u Rwanda icyo turi gukora ni iganguramitsindo imitsindo ariko ntategereze ko tuyimubwira nayo twamubwira niyo Rwanda nta na gato ubu ni iganguramitsindo yego babyumva atyo ubwo najyamwo nk'uko turasirwa twajyamo tukamenya byinshi najyamo n'iyo mitsindo nabyo bizaza nk'uko hari igisasu yabiteze hariya bakavuga umuntu wo kugira cyakitira mu gituri iyo bita
kugangura izo mbaraga reka twumve iyo turimo n'iganguramitsinde impamvu ntawe twabivuga reka impamvu tutayimubwira ni uko hariho abantu benshi yaba itakiriyo baje bayishaka Yaba itakiri- Yewe. kandi baracyahari yaba itakiri imitsinde iyo gihe Yego. uyivuze halo muriwe iryo ni ibanga ry'igihugu rwose muraho cyane Muraho. rwose yego Mm. Mhm. Mm. Mm.
Mhm. Mm. Mm. As in the
hari icyo se twakongeraho aho yari agiye kuvuga ngo kandi ngira ngo ariko ndabona isaha zari zigeze yari anasezeye reka hari icyo twongeraho ntacyo twe kongera ntacyo rwose ngira ngo na cya giti cyawe nacyo byose arabivuze turabashimiye rero bene irage bene imana ikiganiro n'ijwi ry'imana gasa n'imenge muri Kibogo tukaba tugicukirije aha ngaha reka mbibutse ko kisubiraho saa 9 n'igice z'ijoro ariko akarusho nuko abazajya kuri YouTube ya Radio Imanzi muzandika Radio Imanzi muzagisangaho no mu mashusho ndabashimiye rero ndagushimiye Shema ry'u Rwanda wakoze cyane wakoze Ngabo ya Rubanda kubw'umusanzu wa buri gihe utanga umuhungu wacu zagaruka ni iwanyu cyane kuko burya iyo umuntu afite ibyo kuvuga ntabwo none ntitwaniga umusaya w'inyonyora uyu yavuze ngo harakabaho Kibogo na Nyirishema na Rukizangabo n'abandi n'ibyo ngaho rero muramukeho muraraharyana